Ese ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje, dushimye ko abanye natwe ukaturinda. Mana wagize neza, icyubahiro ni icyawe. Tugarutse imbere y'ubwiza bwawe, twese tuboneze rwose, dukureho umugayo wose watugaragayeho mu byo twavuze, mu byo twatekereje. Mwami twese tuboneze, twejeshe amaraso y'umwana wa Yesu Kristo. Ukimara kutubabarira, turakwinginze kugira ngo ubane natwe muri uyu mwanya wo kumva ijambo ryawe, kandi twemere ijambo ryawe ritubere urumuri, rigira aho ridukura n'aho ritugeza, mu izina rya Yesu Kristo. Icyo twanze ni ukora kwa Satani ingabo ze, duhagaritse ibyakiberanya mu izina rya Yesu. Tumemuka wera kugira ngo Uganda ategeke mu ruhande rwacu, n'abe ari twe, ahubwo uhabwe icyubahiro ubu n'iteka ryose. Amen. Tugiye gukomeza dusoma ijambo ry'Imana, dusanga mu Migani ibice 8 kuva ku murongo wa 17 kugeza ku murongo wa 21. Reka some mu izina rya Yesu. Nkunda abankunda, kandi abanshakana umwete bazambona. Ubukire n'icyubahiro biri iwanjye, kandi n'ubutunzi buhoraho no gukiranuka nabyo. Imbuto zanjye ziruta izahabu, ni ukuri ziruta izahabu nziza, kandi indamu yanjye iruta ifeza y'indobanure. Ngendera mu nzira yo gukiranuka no mu nzira z'imanza zitabera, kugira ngo ntungishe abankunda, nuzuze ububiko bwabo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bene data, umunsi nifuje ko tuganira iryo jambo Imana yashyize ku mutima uyu munsi. Ijambo ry'Imana rirambwiye ngo nkunda abankunda, kandi abanshakana umwete bazambona. Bene data, niko Imana iri kutubwira. Imana ikunda abayikunda, kandi murabizi ko ariyo yabanje kudukunda mbere, ariko ishaka ko natwe tuyikunda, kuko iravuze ngo nkunda abankunda. Niba utayikunda ntabwo igukunda. Gerageza rero ukunda Imana uyigira iya mbere mu buzima bwawe, uyikunde kurushaho, kandi uyiyoboze inzira ucamo uko bwije n'uko bukeye. Kandi ijambo ry'Imana rikomeje ritubwira ngo kandi abanshakana umwete bazambona. Ni ukuri, nushakana Imana umwete uzayibona, kandi izakwiyereka. Nushakana Imana umwete izabana nawe, izakuyobora mu buzima bwawe bwose, kandi ntabwo uzakorwa n'isoni. Nanjye ndeka nyishake, nawe ukomeze uyishake, kuko nta kindi kintu kibaho kiruta Imana. Niyo mpamvu nkwinginga aho nkurikiranye, kugira ngo Imana uyigire iya mbere, uyishake kurushaho, wongere ibihe byo kuba imbere yayo, wongere ibihe byo kuyegera, kuko iyo ubonye Imana uba ubonye byose, kandi mu Mana harimo byose. Niyo mpamvu nkubwira ngo ibyo byose bituma utera Imana umugongo biri mu Mana. Nuyishaka ukayikunda, ni ukuri uzayibona, kandi bizagenda neza, kuko icyo Imana yatubwiye ni kimwe, ni uko tugomba gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose tuzabyongererwa. Mwene data rero ndagira nkubwire ngo shaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose uzabyongererwa, kuko mu Mana harimo byose. Kandi ijambo ry'Imana ryarongera rirambwira ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaza akiri bugufi. Bene data, nimureke dushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimureke tumwambaze akiri bugufi, nimureke tumwambaze bigishoboka, kuko igihe kiraje kandi kirasohoye kugira ngo bizabe bikomereye umuntu utari mu Mana. Niyo mpamvu mbinginga, uri mu ngeso mbi nazivemo, uri mu byaha nabireke, uri gukiranirwa reka ibyo yibwira, azashaka Imana, kuko mu Mana niho harimo byose, kandi ikiruta byose iyo ubaye mu Mana neza ubona n'ubugingo buhoraho. Imana itugirire neza. Mureke rero uyu munsi dufate umwanzuro, tuvuge ngo guhera uyu munsi tugiye gushaka Uwiteka, guhera uyu munsi tugiye kumukunda, kuko ariwe wabanje kudukunda, kugira ngo tuzabone n'iherezo ryiza. Imana itugirire neza. Ngo ubukire n'icyubahiro biri iwanjye, kandi n'ubutunzi buhoraho no gukiranuka nabyo. Bene data, ubukire n'icyubahiro biri ku Mana, biva ku Mana, n'ubutunzi buva ku Mana, kandi ubutunzi buhoraho.
Bene data ndagira ngo mbabwire ngo nimureke dushake icyubahiro kiva ku Mana, kandi icyubahiro Imana yahaye umuntu kiba gikomeye kurusha icyo umuntu ahabwa n'abantu. Imana itugirire neza. Bene data, Imana igiha umuntu icyubahiro mu bantu babonaga ko ucishije bugufi, abantu babonaga ko udasobanutse, mu bantu babonaga ko utashoboye, Imana ikakugira ukomeye kuko nawe wayubashye. Nimureke rero twubahe Imana, kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo wicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye n'ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Bene data, niryo jambo ry'Imana rikomeje ritubwira ngo icyubahiro, ubukire n'icyubahiro biri iwanjye, niko Imana itubwira, kandi n'ubutunzi buhoraho. Ubutunzi buhoraho rero ni ubugingo buhoraho, kuko nibwo bwonyine bwimukanwa, kuko ibindi byose tuzabisiga. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo twicishe bugufi kandi twubahe Imana, kuko nituyubaha tukanicisha bugufi izaduha ubukire turi mu isi n'icyubahiro, kandi ikiruta byose izaduhe n'ubutunzi buhoraho aribwo bugingo bw'iteka, kandi ngo no gukiranuka nabyo biri muri yo. Umuntu ugendera neza mu Mana, umuntu ukorera Imana atayiryarya, gukiranuka biva mu Mana. Imana itugirire neza. Mureke rero dukora ibyo gukiranuka, twirinde kwiyandurisha iby'isi, twirinde gukora ibyo Imana idashaka, ahubwo dukora ibyo Data ashaka, kugira ngo tuzabone ubutunzi buhoraho aribwo bugingo buhoraho. Imana itugirire neza. Imbuto zanjye ziruta izahabu, ni ukuri ziruta izahabu nziza, kandi indamu yanjye iruta ifeza y'indobanure. Imana itugirire neza. Bene data, ibiva mu Mana biruta izahabu, bituruka ku Uwiteka biruta izahabu nziza, biruta n'indamu, kandi indamu iva ku Mana iruta n'ifeza y'indobanure. Nibyo nababwiraga, ibiva ku Mana biba bifite garanti, biba bifite ubudahangarwa bwizewe, ariko ibingibi twebwe twishakira, ibingibi twebwe tumaranira, ibingibi bitubuza amahwemo, bituma dutera Imana umugongo, ibingibi ni umusenyi. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo mushake, nanjye nshake imbuto ziva mu Mana. Mureke dushake ibyiza, dukore ibyiza, dukorere Imana kandi tutayiryarya, kuko izahabu n'ifeza. Umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo ifeza n'izahabu nabyo ni byiza kuri njye, ariko hari icyo ngusaba Mwami, ngo uzandindire ubugingo. Bene data, ese byatumarira iki gutunga iby'isi byose? Ese byatumarira iki gutunga iby'isi byinshi ariko tukanyaga ubugingo buhoraho? Ntacyo byaba bivuze, kuko iby'isi tuzabisiga, kandi isi izashirana no kwifuza kwayo. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo mureke dushake ibiva mu Mana, kuko nibyo bihoraho iteka ryose. Imana itugirire neza. Ngendera mu nzira yo gukiranuka no mu nzira z'imanza zitabera. Bene data, Imana igendera mu nzira zo gukiranuka, Imana irakiranuka. Niyo mpamvu natwe ishaka ko dukiranuka, kandi ngo Imana iraboneye, natwe ishaka ko twiboneza nk'uko nayiboneye. Nimureke rero dukore ibyiza, twirinde ibibi, dukiranuke nk'uko Imana ikiranuka, kandi tubikore uko dushoboye, tubikore buri munsi, kuko muri iyi si turi abashyitsi, ntabwo tuzayigumamo. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo buri wese uko abishoboye nakomeze akiranuke, kugira ngo niba Kristo aje gutwara itorero atazasigara, nanjye ntazasigara. Kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo babiri bazaba bari kumwe bari mu murima bahinga, ngo umwe ajyanwe undi asigare. Babiri bazaba baryamye mu buriri bumwe, umwe agende undi asigare. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo mwene data uri kunyumva, cunga izamu ryawe, wireba ku by'abandi, wigendera mu kigare, wigendera mu nzira ngari, kuko inzira ngari ijyana kurimbuka, ariko inzira ifunganye ijyana ku bugingo. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo cunga izamu ryawe, kandi unyure mu nzira
ifunganye kugira ngo uzabone ubugingo buhoraho. Imana itugirire neza, kandi Imana inyura mu nzira zo guca imanza zitabera. Imana ntijya ibera, abantu be bajya babasha guca imanza zibera, ariko Imana yacu ntigira irya ruswa, ntijya ica imanza zibera, ahubwo ica imanza zitabera. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo namwe mufatire urugero ku Mana, nanjye mfatire urugero ku Mana, kuko ni urugero rwiza dukwiye kureberaho kugira ngo dutere ikirenge mu cy'Imana. Imana itugirire neza, ngo kugira ngo ntungishe abankunda nuzuze ububiko bwabo. Imana ngo igendera mu nzira yo gukiranuka kandi igaca imanza zitabera kugira ngo itungishe abayikunda, yuzuze ububiko bwabo. Imana itugirire neza. Mwene data, Imana ntabwo ijya ibeshya, ihora ikiranuka, kandi Imana ntabwo ijya yicuza, nta nubwo ijya yivuguruza. Niyo mpamvu ihora ikiranuka muri byose, kandi ihora ikiranuka muri byose ku buntu itugirira n'inama itugira. Imana ihora itugira inama uko bwije n'uko bukeye kugira ngo dukore ibyo ishaka, tugendere mu nzira nziza. Burya ukunda uramucyaha, niko ijambo ry'Imana ryambwiye. Niyo mpamvu Imana nayo ihora iducyaha, itwibutsa uko bwije n'uko bukeye. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo bene data, umuntu niyanga kumvira Imana agakomeza kugendera mu ngeso mbi, agakomeza kugendera mu nzira mbi, ni ukuri azahezwa hanze hamwe na Satani. Ariko ndagira ngo nkubwire uri kunyumva, niho gufata amahirwe, niho gufata amahitamo ukagarukiraho. Niba ari gukora iby'Imana itishimira, niba ari gukora iby'Imana idakunda, garukiraho ufate umwanzuro, ubundi uce bugufi. Imana ihora ku ntebe y'imbabazi, iracyari ku ntebe y'imbabazi, iteze amaboko ngo yakire umuntu wese, kuko Imana ntabwo ishimishwa nuko umunyabyaha yapfira mu byaha, ahubwo ishimishwa nuko yahindukira akareka ingeso mbi, ubundi agakora ibyo gukiranuka. Niyo mpamvu nkwinginga rero kugira ngo niwumva hari aho utsinzwe, uce bugufi, ubundi usaba Imana imbabazi, igukure mu gitabo cyo kurimbuka, ikwandike mu gitabo cy'ubugingo, kuko ni Imana ikiranuka kandi ni Imana ica imanza zitabera, kugira ngo itungishe abayikunda, inuzuze ububiko bwabo. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo Imana nuyikunda, ugakora ibyo gukiranuka, ugakora ibyo ishaka, ibindi byose izabiguha, kandi ububiko bwawe buzahora bwuzuye. Imana itugirire neza. Ndabwira umuntu utari mu Mana, ndakubwira ngo uri mu gihombo gikomeye, kubera ko iyo uri mu Mana ni byiza cyane, ubyibuha wumva, ugashisha wumva, mbega kuba mu Mana ni byiza cyane. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo umuntu utari mu Mana aze mu Mana, kuko ari guhomba ibintu bikomeye. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo nta handi ubuhungiro buri, nta handi wakwihisha uretse mu Mana, kuko mu Mana harimo uburinzi bwizewe. Niyo mpamvu nkubwira wowe nkurikiranye kugira ngo uze mu Mana, kandi ukora ibyo ishaka, uzemo wafashe umwanzuro nyakuri, utayiryarya, kuko Imana ntabwo ikunda umuntu yiryarya. Ndabwira n'umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, kugira ngo amwakire. Igihe ni iki, mwakire, ejo ntuhazi. Muri isi turi abashyitsi, hano mu isi ntabwo ari iwacu, iwacu ni mu ijuru. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo wakire Kristo, akubera umujyanama, akubera inshuti, akubera umuyobozi, akubera umwami wawe. Kandi kumukurikira ntabwo ari ukuyoba, nta nubwo uzicuza kumukurikira. Uzasanga warahisemo neza, kuko muri Kristo tuboneramo n'ubugingo. Niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Niyo mpamvu nkwinginga nkurikiranye utari wamwakira kugira ngo mwakire, kuko harimo ibyiza byose wifuza. Imana ikomeze utugirire neza, kandi ikomeze ibamere umugisha. Reka dushime Imana kubwira ijambo. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje,
tugushimiye ineza n'urukundo utugirira uko bwije n'uko bukeye, tugushimiye inama nziza uhora uduha uko bwije n'uko bukeye. Mana, icyubahiro ni icyawe. Ijambo ryawe riratubwiye ngo nkunda abankunda, ngo kandi abanshakana umwete bazambona. Data mwiza, turakwinginze kugira ngo uduhe kugukunda kurushaho, kuko niwe wabanje kudukunda mbere. Mu izina rya Yesu Kristo, Mwami, duhe kukugira uwa mbere mu buzima bwacu, kandi uduhe kugushaka, tugushakana umwete, tukwegera uko bwije n'uko bukeye, kuko muri wowe niho harimo ubuhungiro bwizewe, muri wowe harimo byose. Niyo mpamvu tukwinginga kugira ngo Mwami uduhe kugukurikira, uduhe kukwizera wenyine, nta kindi kintu twizeye. Mana, bankurikiranye ndabasengeye, biteho ubagirire neza, baganirize Mwami, nabo bahe kugukunda kurushaho. Mwami Mana, ubahe kugushakana umwete, ubahe kukwizera no kukwiringira. Mu izina rya Yesu Kristo, Mwami, nsengeye abasubiye inyuma, abacitse intege, abakoze ibyo utishimira, beza ubaboneze rwose. Ukimara kubabarira, bakure mu gitabo cyo kurimbuka, bandike mu gitabo cy'ubugingo. Mana, nsengeye abarwayi, bakoze ikiganza cyawe gikiza. Mu izina rya Yesu Kristo, Mwami, tegeka ku buzima bwabo, buri wese aho arwaye akire mu izina rya Yesu Kristo. Mana, igira neza, dusengera abafite intimba n'agahinda, baha amahoro mu mutima, abihebye wongere ubagarukeho. Dusengeye umurimo wawe Mwami, gabanya abarimbuka wongere abakizwa, wongere usuku ubyutse mu izina rya Yesu Kristo. Abari bacitse intege wongerera imbaraga Mwami. Dusengeye ababyeyi bategereje urubyaro, biyereke Mwami, baremere igitangaza bahe guheka. Urakoze Mwami ko wabanye natwe, urakoze kutaturetse, urakoze kubwira ijambo. Icyubahiro ni icyawe ubu n'iteka ryose, amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibamere umugisha, kandi ikomeze ibiteho, ibagirire neza, yongere ibagarukeho bundi bushya, buri wese uko ayifuza yongere ayibone, kandi ikiruta byose ikomeze ibarindire ubugingo, kuko ari bwo buruta byose. Naho ubutaha, bye.